Yes, ariko yego tajya kuri convention mwavuye ryari wa sugira ngo twatinzeyo ntabwo twatinzeyo kuko twari dufite gahunda na producer ya dusanzwe dukorera ari abadusanze so turavuga reka twihute nyine tugeyo na mpamvu yo gutinda ejo muri gusoma igitangazamakuru kimwe mu byanditse mu gihugu cya Kenya ubona hari ifoto iri kumwe n'umwe mu raperi baho byagenze gute se ko mutati tubwira wa natwe dushika byabaye gusa na award yaho anyika ko bari na calligraphy nabari amakuru y'iminsi cyane meza cyane kabisa hakorewe watwaye guma urabura nago nawuze cyane na amafaranga ni ibikorwa byinshi biba bitandukanye umuntu abahugiyemo akazi ka buri munsi nisha makuru ngo hari ahantu ngo ufite inzu bari imitungo nyine iri gutya pembeni ku ruhande tabasha no kuba watangaza nyine hano mu itangazamakuru namwe tuba tububaha ariko reka turabakozi banyu hanyuma ariko muzika nyarwanda imaze gutera imbere kuko nk'indi ndakwibuka ubushize twatiri kumwe Guma igiye gutangira uvuga uti Guma hasigaye ikintu tumaze kugeraho none koko uravuga ko ufite inzu imodoka uritwara urumva ko ari ibintu byiza mu by'ukuri yego ni ibintu byinshi byiza kandi tuvuga ati tugomba kwishimira kuko uko igihugu gitera imbere niko hanyuma abantu bafite ibibazo by'amatsiko yibaza ngo se yo umuhanzi nkawe bababona icyamamare y'ibyitso mu gitondo ukora iki so anini nukuvuga ngo mu gitondo cya kare ndabanza nkanywa ku mazi ngakora gasport ngira utuntu wenda duke nshyira ku murongo kwandika na muri machine so akomeza nyine activities zindi ukunda kugiki abantu bafite amatsiko bashaka kumenya umuntu akunda kugiki anini nta byatari bihambaye gusa nyine ku ifunguro ryanjye nkunda kuba hakurikijweho furuhi yego okay tuganireho rero urakoze cyane urumva tumaze iminsi tutakubona ariko byumvikana ubwo nizere ko wahugutse nahugutse hari n'indirimbo yanjye nshyashya bajya ku YouTube channel yanjye bakayirebaho bakayisharinga bakayikunda bakayisanyiza kandi gukomeza kudushyigikira muri rusange indirimbo ye rero yitwa Love You ndetse abantu barayizi kuko bose bategereje abagore arasohora iki arasohora iki urumva ko babizeye ko indirimbo ari nziza ariko bayida gukora amashusho meza murakoze cyane reka twizere ko no mutandi tugukenera uzagaruka ndahari cyane ngo nabonetse pe ariko rwose unkaraga akarawundi kuko ntabwo imice ntabwo soza akazi nta kibazo reka rero mbashimira ngo twabanye niyo masaha kugira ngo dusoze ikiganiro nakagaruka reka mbifurize umugoroba mwiza kandi mukomeze mukurikire ibiganiro TV yabateguriye hanyuma rero aha nkuko mubizi tuba tugomba kuba turi kumwe n'abahanzi batandukanye kuri no munsi nkuko mubizi buri wa kabiri bwo twakira umuhanzi ukizamuka kuko baca umugani ngo nizibika zaramagi buri wese agira hava akagira aho agenda agera n'uwo abamufasha kugira ngo agere kure rero nicyo kintu twizera yuko natwe tuba dutanga nk'umusanzu wacu kugira ngo abahanzi bakiri bato nabo bakizamuka babashe kumenyekana tugwahe ikaze mu kiganiro murakoze kuri kwicira ku ntoki asaga nayo okay kibazo amazina ninde watangira twibwira ubwira abadukurikiye ni Erikaritsi MG uraza kureba muri kamera kugira ngo babashe kureba neza uwo ari we wakundira ukabibwira kugira ngo ni Erikaritsi yo MG Erikaritsi MG Karitsi bwo bishatse nyine Karitsi yose ni MG nyine bagenda Karitsi baba mfite imana benshi hanyuma umuziki wawe wawutangiye ryari nawutangiye za 2000 kanga wenda acha kuba atabyibuka neza ariko urya byose uri umuhanzi umaze kugenda indirimbo zingahe ndagukunda muheka umubabaje mwibagize mukunde mufate yena ziri muri 20 na wirira neza
wirira neza. Hanyuma igitekerezo cyo kuba umuhanzi buri wese afite impamvu aba umuhanzi. Ufite abantu babaye abahanzi muri famiye iwanyu? Oya, ntabo pe. Hari abashuti wenda b'abahanzi cyangwa abantu mwagiye mubana cyane? Oya. Hanyuma ubuhanzi bwawe bukomora kuri nde? Cyane kuri King James pe. James niwe rwose nabone ndavuga nanjye ngomba kuba umuhanzi. Yego. Okay. Hanyuma ubona nk'iyo abahanzi bakizamuka ni nk'izembogamizi. Abantu benshi baba babona umuntu bakababona no munsi urahanga ariko ejo babaye undi muntu, ariko ni byiza ko tumenya imbogamizi murimo guca mukirimo kuzicamo kusho ko tuzategereza yuko mubasha kwa abahanzi bakomeye cyane tukabona kubabaza ngo ni zembogamizi. Ni nk'izembogamizi urimo guhura nazo muri kino gihe. Nyine ari imbogamizi nyinshi cyane, agiye nyine njya kujya mu kurikodinga nyine ntariye nyine ibiryo byabuze nyine bo nkavuga nabyo kwirirwa ngute ntegereza naza nabwo nkasanga nyine kore n'ubuzima niko bimeze. Hanyuma nyine n'igihe nyine nkora indirimbo nyine bakambwira ngo ntegereze nkategereza nyine paka bagakorera abahanzi wenda bazwe bagakorera bari abandi, ariko nkavuga nta kibazo nibagara furere nyine nibamara yenda kugafata nyine bazaza nanjye bamfashe. Hanyuma ubona ari nk'ikizere biguha cyo kurushaho kubuza nk'icyo kizere ubona niba bavuga ko ubushobozi ari bukeya kugeza ubu ngubu ubushobozi bukura he? Cyane muri famiye pe, muri famiye baba onkere nyine bajya bagira gutya bakamfasha nyine, ariko nkavuga nta kundi ngomba gushyiramo nanjye imbaraga zanjye. Imbaraga kandi bijya hari umutima ushaka n'ibintu byose birashoboka. Waduha gato kuri ya ndirimbo yitwa wirira neza utubwiye iri kuri imwe mu ndirimbo zawe? Baraza korera muri kamera. Wirira neza, wirira neza, wirira neza, wirira neza, wirira neza, garagaza ibyawe. Nibyo. Okay. Ati wirira neza garagaza ibyawe. Hanyuma ni mu buzima ubuse usubona muzika kumuziki kumariye icyo wena nk'ubu uramfasha nyine kumenyekana, ukamfasha nyine nk'ubu muri quartier hose babizi ko nyine ndi umusani. Ujye ubona ahantu wagaragariza impano cyangwa se waririmba kuryo banagufasha wena ukaba wavuga ko ufite video imwe mukayatuganya ni ujye ubona ahantu waririmba nk'iyo bahamagaye nyine bano basani bandi bakomeye nyine iyo bamaze gusoza nyine guperforminga nyine kwa kundi bari gutaha nyine n'abantu bari kwitahira gake gake babaherekeza bahita ama mikoro nanjye nyine nkabasusurutse ariko bizaza ariko gahita wigaragaza nyine ndigaragaza nubwo nyine abashyitsi babo bari kwitahira nyine. Hanyuma kuri ubu ngubu ubona ubuse bwo wariye? Naje nararya ariko n'ibyari byaraye nyine agiye kuransanga nyine nta n'ibirimo. Mu rugo muri abana bangahe? 8. Wowe ukaba wa kangahe? Ndabona umwana 2. Hanyuma turi mu gihe cy'ubushyuhe ubu ntago waje n'iki? Naje nyine nakojejeho. Okay. Hanyuma ntago ubu ngubu urimo gushya hari ikintu izuba iki? Wa mugani. Kanyi kuremo iki kumbangamira. Oya waba wambaye kuko ntago ari byiza ko twagaragaza ko mudufasha ari kubanga waba wambaye nko kugira ngo no ntago ari byiza. Ntago ari byiza ubwo. Wenda ugize okay. Gutya. Hanyuma wize mu bijyanye n'amashuri bimeze gute? Ndacyari kwiga. Ugeze mu kangahe? Ni mu 2. Kwaza ese umupira wonyine waje mu mupira wonyine byagenze gute? N'ubu star. Oya shati nyine nagiye nyine cyagiye byamagara nyine mu rugo ngo banyohereze kubera ko nyine nibo babimbwiye nabanje kujya kuvoma. Hanyuma ishati nyine nyifuze angakuma bitambuga ntago nareka kuza nyine mbone aya mahirwe ngo nyapfusha ubusa. Bizatera imbere bizagenda neza. Nize ngamba ubona ufite mu muziki kuri ubu ngubu? Gukora nyine hasi hejuru nkabona n'abafana nyine benshi kandi bakomeza kunshyigikira nkabona n'amafaranga nkazajya nyine mbaho nkibeshaho nyine nkigaburira nkarya nta bintu byo kwicwa n'inzara.
hanyuma nyine nkanigurira n'imyenda myinshi kubera ko nyine nta myenda myinshi ndagura, hanyuma nyine nanjye nkazajya mfasha na barumuna banjye nyine akaba n'igihe naba hanyuma nk'ibyo ute mu gitondo ukora iki abantu akenshi kujya njya kuvoma rwose nta kindi kintu ndatekereza nyine. Okay, hanyuma hari abajya bibaza utubazo twinshi ku bahanzi ubu ngubu iyo urebye muzika nyarwanda ubona wowe nuza ari nk'uyu musanzu ushaka gutanga? Nzafasha nyine bakuru banjye nyine kugeza nyine umuziki kure nyine aho bari bamaze nyine kugeza nanjye nkomerezeho. Reka rero ku banga bw'ibyuma badufasha turebe indirimbo. Iyi video yawe ni yitwa Hama Hamwe Bakwereke. Hama Hamwe Bakwereke, urumva ko abafite n'ubuhanzi. Hama Hamwe Bakwereke baza kudusigiramo ifite amashusho agaragara neza. Niba igaragara neza turayireba turayisigamo. Bakareka tugushimire kuba witabiriye ikiganiro cyacu, reka utahe dore taraza no kunyagirwa ndabona imvura imeze nabi. Ishobora kugwa turi mu bihe byayo. Hanyuma karita yo ndumva nawe nayifite ngiye yarege nta kibazo. Wagenda n'amaguru? Yagenda n'amaguru ubundi. Ariko by'umuntu ukiri muto wambaye n'agasporo, ariko none se si kure buriya? Ntabwo ari kure kuko bura iyo ngeze kuri gereza ya Rwamagana ubundi mba nagiye nta cyagisigaye. Wagera Rwamagana n'amaguru? Ubundi iyo ngeze umve ngo iyo ngeze kuri gereza nyine iriya ya Rwamagana cyamba nagiye nta cyagisigaye. Okay, reka tugushimire rero. Niye jambo rya nyuma wabwira abadukuru mu rugo babashe kuba bakubona? Televiziyo nta televiziyo dufite ariko no ko anti yabo yaramenetse cekekanye nk'abana twariganye nyine ndabamwe baho nyine bo mu bipangu bazifite shobora kuza kandi. Okay, niyo nicyo wabwira butekereza ko arimo kukureba none hangaha aho mwiganye wenda bo mwase urasenga? Ndasenga cyane. Wenda aba musengana ndetse nabo muri famille cyangwa n'urubyiruko ndetse n'igihugu cyose cyemo kurana hangaha kuri televiziyo, niyo utumwa babwira urareba muri iriya kamera kugira ngo babwire iriya niyo yawe. Ahanga gutya ndebera. Yego hano. Ndabashimira nyine bakomeza banshyigikire. Karitsi no kubangongeye MG ndavuga ngo ibintu byose nzagerageza gutera intambwe kandi nyine namwe mwakoze kunyakira no kuri Imana baho umugisha. Ntabwo ukora naho mu bino bihese wabonye ko hari aho gukaraba sanitizer. Imana bafashe rwose bagirire neza. Ngiye nta kintu narenza kuri ngiye ndishimye ku mutima ndumva nyine ningira mu rugo ndi bushaka ikintu nakora nyine cyashimisha nk'ababyeyi kuko babampaye nk'uruhushya. Okay. Hanyuma wenda hari abahanzi muzi bajya bagira impano bakaye n'abahanzi beza pe b'abahanga aho ugasanga ibiyobyabwenge birabishe bikabatesha ishuri ndetse n'umurongo w'ubuzima muri rusange. Wowe urabaza benshi ugiye byumva no mu makuru ya showbiz. Yego. Nize ko itazagutesha ishuri. Mu ishuri biragenda? Biragenda. Gunya ntsindwa rwose. Uba nk'uwakanga nimba atari ibanga ariko nimba ari ibanga ntago ari ibanga kuko ubu ni jewe mba 17 ntago nyandenzanye na muri 22. Ntago yamarenza aho. Mbego mwanya wanyu wabaye ni 22? Sibye iki gihembwe kigishize narwayemo nagize ibibazo mba 37 ariko nabwo narabuze nta kibazo. Okay. Rero reka iyo ubaye umuhanzi ntibivuze ngo wice amasomo, ntibivuze ngo wirate ku bandi kugira ngo uzabe umuhanzi ukomeye ugendera ku bakuru bawe bisaba kuwicisha bugufi kandi ugakurikiza gahunda za leta ndetse ugakunda n'igihugu muri rusange. Yego. Mukomeze mukaraba amazi meza n'isabune mwirinde coronavirus, mwambara udupfukamunwa neza. Wowe tuzahore mu kiganiro cyaho butaha, reka mbashimire. Ujye guhita utaha? Nihuse. Taha. Murakoze.